nitwa Eunice Kendi undi Imana cyane numva ko ubuzima bwanjye bwose mbutanze mu Mana. Ijambo rimwe nakunze cyane Paulo yavuze aravuga ko kuba twafanye na Kristo tukazukana nawe ubuzima bwacu bwisho muri Kristo. Wamenya uwo mwuka wa gato ufite utume wiyunga wishira Rwanda wenyine wishiriramo igikuta mu buzima bwawe. Bavuga ko don't keep on minding of the past because you have nothing to do with it, but keep on forward. Tugira isi kuba nziza. Ni kimwe cy'abintu tugomba kwibaza kugira ko isi igende kuba ibe nziza, niki tugomba gwiteganisha. Bundi tuyitamuka kubera ko ni ikintu kiba mu muntu kikinjira muri we kikamwemeza ko nta gaciro afite, kamwemeza ko abantu barakwanze, nta muntu gukunda, nta muntu. Turagusuje inshuti mukunzi Impambanyayo TV, amahoro y'Imana abane namwe. Turagushuje kandi tuguhaye ikaze aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, waba uri hanze, aho uri hose mu byukuri umve ngo uri w'agaciro kubana natwe. Rero nkuko mubibona imbere ya kamera cyangwa se imbere ya screen yawe, turabona umuntu turi kumwe nawe, ni Mama Pasteur. Dutangiye tuguhereza ikaze ku Impambanyayo TV. Murakoze cyane, nitwa Eunice Kendi. Ubundi ndi mu mama nubashe, mfite mugabo umwe, kagira abana batano, nkaba ndi pasteri mu itorero rya Fatherhood Sanctuary. Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe uyu munsi. Yego murakoze cyane Mama Pasteur. Tunabwira abadukurikiye yuko aho ari buze kutwibwira mu buryo burambuye ikinyarwanda kiwe mu byukuri muracyumva. Umvisha ikinyarwanda wahita uvuga ati uyu muntu biti byiwe arabibwira yererere, twibwire mu buryo bugize. Murakoze cyane, ibyo babagiye n'ukuri. Navukiye muri Kenya, niyo babyeyi banje baba, niyo narerewe. Hanyuma ba mu missionary mu gihugu cya Uganda, nyuma ya Uganda ba mu missionary gihugu cya Tanzania, hanyuma ba mu missionary gihugu cya muri Zambia. Niyo mpamvu ndi hano uyu munsi kugira ngo mvuge n'abagore nta mipaka tufite. Imana yaratwaye umugisha ukomeye na umunsi wo kuvuga ko abagore arantu bagabo bagera abagore batagera. Ibyo byaracitse ndi hano kugira ngo mbahereze ubuhamye ko Imana irabisoboye byose. Amen. Murakoze cyane, mbyukuri twumvishe wagenze ibihugu byinshi cyane bitandukanye bya hano muri Afrika. Twishimiye mbyukuri kubana nawe, turakuzi, ariko abadukurikiye bari bajije uyu mu mama wagenze ibihugu byose, se aho hantu hose wagiye uhabwa kujya kuvugayo ubutumwa bwiza, waruri mu mama warukiri umukobwa. Murakoze cyane. Nari mukobwa, narongoye mfite myaka hafi 30 kubera narize. Nyuma ya kwiga nkunda Imana cyane, numva ko ubuzima bwanjye bwose mbutanze mu Mana. Ari ijambo rimwe nakunze cyane Paulo yavuze aravuga ko kuba twafanye na Kristo tukazukana nawe ubuzima bwacu bwisho muri Kristo. Kuva uwo munsi numva ubuzima bwanjye buri muri Kristo. Numvaga Kristo wenyine niwe ufite ubuzima bwanjye, niwe ufite urugo rwanjye. Igihe kiyageze ta muntu ntangira kumva ko ibintu biracika, mbona abantu bose twiganye nabo barongowe, narimo harimo wa Sunday school, mbona n'abana ba Sunday school batangiye guntumira muri table d'honneur ati ni wowe uratusavinga. Numva pe bimeze nabi, ndasenga Imana ariko ndegwa Mana sinzagusiga no muzi no musheke unsige, ariko sizagusiga kubera ko numvaga ko ngomba gukurikira Imana. Ariko ngira Imana narindi jambo ndamugira Mana njewe sindi mu maseri pe, numva mu mutima wanje sindi mu maseri, nkeneye mugabo mu buzima, ariko umunsi uzankenera ndi tayari. Ndiga busanzwe ndi umwarimu wa secondary, nigisha mathematics, physics and biology. Nyuma ngira amahirwe kubera gukunda Imana ngenda kuri theology, mba mwarimu wa theology Destiny Bible College bantu bayizi. So amo nibyo byose nari mukobwa, ariko na nyuma ya kurongora sinaretse ubutumwa. Uri kumva navukiye muri Kenya ngenda mu bihugu bitandukaniye, ndongoro n'umunyarwanda, niyo mpamvu ndi mu Rwanda ndi kuvuga Kinyarwanda. Ndashimiye Imana ko byose ndi umukobwa narabikoze, ariko na nyuma ya kurongoro amo na nshingano nyinzi z'abumama sinaretse kubwiriza.
yego murakoze udukurikiye ahise agira amatsiko avuga ati se iyo mu Nyarwanda mwahuriye hehe ni muri ubwo butumwa yo hirya murakoze cyane ni igitangaza Destiny ivuga ko ni ihuriro cyangwa Destiny ni ikintu cyawe utegereze kufufiringa kintu Destiny yari ta connection narimo harimo umugabo wanjye yari munyeshuri wanjye so uri kumva ko nawe byari byoroshye cyane kuvuga ko umwarimu w'umukobwa yarongowe n'umuhungu ariwe munyeshuri we ari first year ikindi n'ururimi nawe rwari yaruzi cyane Igiswahili ke nawe utumvikanaga cyane umunsi wa mbere yampropose kuba inshuti ye njyewe mu ntekerezo zanjye numvaga ko yashaka ko mukorera counseling iwacu twagiraga ishyamba rikahawa najyanaga abanyeshuri kujyayo numvaga ko ashaka kuba umwe w'abantu nzajyana muri famu yacu ariko we kumbe yaje kusaba ubushuti bwo kubana ariko kubera kubana n'Imana namenyaga kumva ijwi ry'Imana nkamenya n'iki Imana ishaka gukora aho ngaho ubyumvishije yahise avuga sikute yari wo mu wa mbere segonderi yariwo uradusobanura hari hehe utubwiye ko abaye umwarimu mu ishuri rya segonderi risanzwe ndetse no mu ishuri rya Bible School uradusobanura ahangaho kugira ngo abadukurikiye abashe gusobanukirwa hari hehe muri ishuri gutyo urakoze cyane yari muri ishuri rya theology muri Kenya ahantu hitwa Nyahururu ni Central muri Kenya mbere yatari yampropose nari mfite wundi muhungu twamaranye imyaka 8 turi inshuti numva ko niwe nkene yari mwarimu ndu mwarimu kuba muri primary twarayiganiye secondary secondary agenda secondary different nanjye ngenda y'abakobwa anyuma tujya kuhurira muri college turi kumwe so n'abantu benshi bazi ko niwe wandongoye ariko tugeze hano iyo myaka yose nari ntegereje ariko ni mfite myaka 27 niyo namubasishe ko agahunda yacu imeze gute bimeze bite ariko kintu nshaka kuvuga ari Imana gukorera kintu igukwingira ibintu binshi hanyuma arangira afite myaka 5 ategereza ko nyuma ya myaka 5 niyo azarongora numva ko myaka 32 numvaga ntari tayari kubera numvaga 30 niyo maherezo ariko Imana buriya izi bitekerereze yacu izi nabifuzo byacu ariko Imana ni nziza amen bivuze ngo mwakundanye aho ngaho Nyahururu muri Kenya yiga Bible School urumva ko nawe yari umuntu usoretse kandi w'umugabo yari yinjira mu muhamagaro wiwe mu by'ukuri tubwiye ko izi ishuri rya Bibiliya bivuze ko hari abapasiteri benshi bakuriye mu biganza byawe mu bihugu bigiye bitandukanye waba umaze igihe kingana iki ukora uwo murimo yego murakoze kuva 2005 niyo natangiye kuba mwarimu wa Bible School uyu munsi mfite imyaka 42 natangiye kwigisha Bible School kuva 2003 na 4 niyo nize Bible School 2005 niyo nagiye muri Uganda hanyuma kuva 2006 niyo natangiye kwigisha Bible School kugeza uyu munsi yego niyo munsi Imana ikomeze igushigikire n'umurimo utoroshe kandi n'umurimo usaba ubwitange bwinshi cyane rero nshuti wo dukurikiye uyu numwe mu bamama mu by'ukuri bafite ibintu byinshi Imana yabakoreye kandi bafite ubuhamya bafite inararibonye nko twabibabwiye ni mama pasteur mutware wiwe n'umushumba w'itorero Fatherhood Sanctuary nawe ubwe ni pasteur twishimiye mu by'ukuri kubana nawe uyu tuzaturi kumwe nawe ajya tugeza ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye icyo ngusaba wowe udukurikiye ni gukora subscribe gukora share ushonje uhishiwe abakunzi b'impamba nyayo wagira icyo ubabwira kiri ku mutima wawe wabateguriye nk'impamba murakoze cyane nukuri bira muri kumva iri kwitwa impamba nyayo ni ikintu witeganyije igihe uri mu rugendo taba Kristo
nigomba kumenya ko muri urugendo turimo mo kikristo ari ibintu tugomba guteganya, ibintu tugomba kugendana nabyo, ibintu tugomba kuvuga ko ni ibintu tutagomba kubura mu buzima bwacu. Ariko kenshi ugasanga ko Bibiliya iravuga ko abantu banje bararimbuka kubera gutakumenya cyangwa kubura bumenyi. Hari ibintu byinshi abantu benshi batazi bitewe na myumvire, bitewe n'ahantu bavukiye, bitewe ko n'ubuzima babayemo, ugasanga ko ari ibintu byinshi abantu batazi bigatuma batakora ibintu neza. Uyu munsi ikintu kimwe nabonye ko mu buzima bwanjye bwose, mu rugendo rwose nagendanye n'Imana, umwuka wa gato cyangwa ugasanga ko umuntu arimo ariko afite rejection, sinzi nayivuga gute n'ikinyarwanda kiza, uwo mwuka wa gato ukabona ko mu buzima wakuriyemo arantu wageze membi kubera familia yanyu, arantu wisize kubera amateka y'ubuzima wanyuzemo, ukabona ko cyangwa kubera igitsina membi uri umugore cyangwa uri umugabo, ukumva ko abantu bafite complex zitandukanye bigatuma bareke gukorera Imana. Gukorera Imana simvuga kubwiriza na business, ni gukorera Imana no kurera abana bawe, ni gukorera Imana. Ariko mu buzima bwawe, urugendo rwawe uri hano mu isi, ugasanga ko bifite mbogamizi nyinshi kubera gutakumenya. Nukuri pe tuzaba turi kuganira ibintu byinshi bijyanye ni gute wamenya uwo mwuka wa gato ufite, utume wiyunga, wishira Rwanda wenyine, wishiriramo igikuta mu buzima bwawe kubera ibintu byakubayeho. Ubundi Bangereza bavuga ko don't keep on minding of the past because you have nothing to do with it, but keep on forward. Ku magambo make ya mu Kinyarwanda ni kuvuga ko ureke gutakaza umwanya utekereze ibintu byasize, kama byasize kama byabayeho na mpamvu ya kwora uri kuvuga I wish I knew, nari kubimenya none nabyo wamenye, ntacyo wari kubikora, byararangiye. Ufate zindi ngamba witeganize mbere yawe iri imbere, uvuge ko nzagendana niki, ngomba kuba mfite kugwa neza, ngomba gushaka bira nagira urukundo, ngomba gushaka bira nagwikunda. Ibyo bintu byose ukabiteganiza ku rugendo, nibyo bituma ubuzima bwawe bugenda buriyoba. Kera navugaga Yesu ngwino tujane, ariko iyi minsi ndavuga Yesu ushake utegereze gatoya kubera ibintu maze kubona isi iri kugenda iri kuba nziza. Sinumva bira abantu bavuga ati isi iri kubambi. Ikintu cya mbere tugira isi kuba nziza, ni kimwe cy'ibintu tugomba kwibaza kugira ko isi igende kuba ibe nziza, niki tugomba gwiteganije. Niyo mpamvu ushaka kugira abantu batukurikiye uyu munsi turi gukora introduction gusa, ariko turagusaba ko indi minsi ube uri gutukurikira kugira ngo tukugeze ikiganiro kiza, uzatukunda, uzahunguka binshi. Ndabizi ko nadakwizeza ko ari binshi, tuzi ko Imana izagufasha. Mwuka wa gato ubundi tuwita mwuka kubera ko ni ikintu kiba mu muntu kikinjira muri we kikamwemeza ko nta gaciro afite, ikindi kikamwemeza ko abantu barakwanze, nta muntu gukunda, nta muntu ugwitaho. Icyo kintu kikagushiramo mu kandi ka boxi gakukubwira ngo nta muntu gukunda, nta muntu ugwitaho, nta gaciro ufite. Ibyo bintu mbere na mbere ugomba kwibaza bituruka he? Kenshi na kenshi bituruka muri environment twakuriyeho. Ugasanga uyu munsi ari abantu bari mu ngaruka ibintu babyeyi babo bakoze. Reka tuvuge for example hano mu Rwanda ari genocide yabayemo, ari abana kugeza uyu munsi babaye banzi babandi kubera igikorwa babyeyi babo bakoze. Ari abandi babaye victim kubera ko membi mama we yarasambanye kiragiye arabyarwa, kugeza uyu munsi uyu mwana asafite gikomere mu mutima we, ari kuvuga ko njewe na unkuri ikiye cyose yahuye nagyo kibazo cyangwa bakamubwira warabyawe na runaka amoko runaka, kikaba kibazo gikomeye. Ariko ari yindi nabo bundi buryo Imana yenyine bigena. Umuntu ta Yesu yajya no mu isi abantu baramwanga, ariko byaturuze ku Mana. Usomye mu Samuel ya mbere igice cya mbere wumva ko na muntu witwa Hana yari mugore wa Elikana yari afite abagore babiri, Ariana na Penina. Mu bundi bwo komentari Penina yari mupagani, nanu namo tumva ko yagendaga ku rusengero kuvuga ko agiye gutamba bitambo, ariko ya Ana yagendaga ku rusengero gusenga Imana. Ariko Bibiliya iravuga ko Imana yenyine iramufunga inda.
ari ibintu bimwe tugendamo tunyuramo Imana yenyine yarabigeniye cyane cyane naba ubuhamye mu buzima bwanjye nari mwana ukunzwe cyane n'ababyeyi bose nari inshuti ya papa kugeza na uyu munsi nkuramo nsiko ndakunzwe ahantu hose nagendaga wasangaga ndi umukobwa hagati y'abahungu benshi ukumva ko muri menese ndakunzwe nari muhanga nanjye ndizera ngira proud numva ko ndakomeye ariko nyuma ya kurongorwa umva ko navuye muri Kenya ndongorwa mu Rwanda mu bantu batemera bundi bwoko natu iwacu komoka mu Bameru Abameru naho na abantu bari primitive cyane batemeraga abandi bantu ukumva ko aramoko nato tutarongorana nayo none navuye mu mamoko yacu nze kuwundi mu boko b'u Rwanda vumvishe n'umunyarwanda ikintu cya mbere benshi barangiye oya abaye babyeyi banje barangira bari abantu baricana n'ururimi naho nari nduzi agato ka mbere nasanze nibire ababyeyi banje vumvishe naho bishoboka abaye ku ishuri ikigo nigishaga kia Destiny Bible College nabo baravuga naho bishoboka so ngira kantu ka mbere gakumva ko abantu banshimire igihe ndi kubakorera ndi umukobwa naho bashaka ntera imbere icyo kintu kingira abantu naho bankunda abantu nagaciro bama ntangira gushira mu kabox ariko cyane cyane na nyuma ya kurongorwa nagize kibazo gikomeye kuri familia njewe ndi umukuru kuruta mugabo wanje n'imyaka 2 so uri kumva umugore akuriye mugabo arongoye mu kindi gihugu mu bundi bwoko nabo so uri kumva nabo buri gihe bakavuga muyomba yarongoye mukecuru ubuzima nabo nawo bari boroshe uri kumva ikyo gihe abaye familia numva ko nagaciro mfite kubera imyaka mfite n'umugabo n'umutoya familia kumva ko biranakundagwa mu rugo ntajya mu kandi gace batankunda biranakundagwa uri kumva nagize rejection muri inji yego kuvuga ko noneho niyo bakaminze byatwaye igihe nagize bitterness muri nje ubabare ubusharire bamo numva ko sinabababarira bitewe n'amagambo bavugaga yamwe ntumvaga neza ariko nareba sign zabo z'amaso nkumva ko n'ikintu kitari kiza bandi bakajya kunsobanura bira bavugaga byarambabaje igihe kinini numva ko sinshaka muri yango nshatsemo numva ko mfite kibazo ariko kintu nshimira Imana ni kimwe umugabo wanje yarankunza cyane n'umukristo tugira ubumwe ariko ngera ahantu ngira mutima wa kumva ko sinzaba mu Rwanda sinshaka kuba mu Rwanda na muntu nzi na muntu nitayeho na abantu bankunze ariko kubera nari mfite mishimana yari yamaye kuva 94 nari sinya ndi gusengera abanyarwanda ntazi numva ko Imana yangiye ko nakwa ijambo yo kugira abanyarwanda ariko sinari nzi abanyarwanda basagute kuva 94 nigaga mu ishuri y'ababikira naho twemeragwa gusenga ariko nagendaga muri dushi ngasengera abanyarwanda batwerekaga film mu mugoroba ariko numva mfite mutwaro wabo ntari nabona munyarwanda numwe so igihe naje hano ibyo bintu byagendaga kujya mu ntekerezo cyanjye kenshi nibuka ko ari cyo Imana yavuganiye nanje gusa nagi Imana mbere subuntu mbane nabo nyongeye nishime nongeye numve mfite agaciro ndabagiye ukuri uyu munsi uwo muryango ntacyo wakora utambashishe yego nabaye umutoni reka mvuge gutyo muri familia nta kintu bakora nabaye ukunzwe ndakunzwe na bose kagaciro kanje karansubiraniye kubera kumenya Imana na gutabika bintu byose nari byambabase mu mutima byose ndabikuramo numva ko ngomba kubyakira ngikunda nabo nkabakunda yari kuba ataribo sinari kugera ahantu ngeze uwo munsi bangiraga genda ushake ahantu wawe nkumva naho ngomba gushaka nta biriyo mfite nta kuriyama mfite ariko Imana yarabakoresheje kugira ngo tuve ku maboko y'abantu tuje ku maboko y'Imana yego uvuze ubuhamya by'ukuri uvuze uburyo washatse uburyo Imana yateguye umutima wawe mbere muri 94 Imana ikubwira gusengera abanyarwanda twavuga ko Imana yarimo gutegura umutima wawe bitewe n'icyo Imana yabonaga kiri imbere yawe
kiri imbere yawe. yego urakoze turagushimiye. yego Imana igoreza amahoro n'umugisha. murakoze cyane. turagira abantu batukurikiye ni ukuri mukomeze mukore subscribe share na mutukomentinge tumenye niki muwashaka tubagire. tushaka kubagira bijyanye cyane cyane n'agaciro k'umugore. ndi hano kugira ngo ngire bagore bafite agaciro gakomeye barabishoboye n'imbaraga zimurimo. ni ukuri utabura mu kiganiro gikurikira. murakoze cyane. namwe turabashimiye.